Eseni utume asara hahandi agenda ry'amabyi ahageze hose. Safin, Jimmy, ndarota niba ukunda ubuzima bwawe. Iryo jambo nzongera kwivuga. Uri mere no ndakupa. Bagira ngo nkubwire ko muri sa yanyanze ibi byose uzabyishura. Ingaruka zabyo ntabwo uzatinda kuzibona. Eseni ngewe banyoboje nshaka umuntu uyobora ushinzwe kuyobora wari icyapa kiyobora abagenzi. Ndakubwiye ngo fata mbere kujya kureba kwizo nyama zaje. Birumvikana se ko utambura umunsi wa mbere ukuntu wagenze ku kazi nawe. Shanyine mwine mushitera amaboko. Urumva byari byancanze ibyo byanyibere ko nkuje n'umuhungu ushaho umwana mwiza yamfashije. Jimmy, ndarota. Ibyo mbona nibyo cyangwa si byo? Nuko Imana mbabara ni Satani pe. Ni Satani. Eseni ngewe muri sa mu minsi 2 amaze atangiye akazi. Atangiye kujya ataha amajoro. Aho nibeshye ko hari ari umugabo mu rugo. Ubu ntiyabyibeshyeho. Mama ariko muba bayite koko. Umurisa yatashye kare nuko abwo yaje atameze neza. So ikibazo kiri hehe? Bivuze ngo araryamye. Araryamye nyine. Kuryama nibyo biri mu mukize. Uyihe mpamvu atagiye kwa muganga. Nagarwaye bya cyane ku buryo yajya kwa muganga pe. Gusa yamenya ko atameze neza. Ikindi kandi ibintu byo kuvuga by'ibiryo aranabonye ari imisosi turasonga ubugari turye byo. Ibyo bugari byo gusonga byihorere. Sobanurira akazi bamurangiye. Gasige gatuma ataharwaye. Nakahe kazi? Cyaburanze tamo. None si by'akazi kuba arwaye cyangwa afite umunaniro bihurira hehe n'iby'akazi? Akoma wajya ugenza gake koko. Akunda kubumbwira utewe. Umurisa kuba arwaye naho bihurira no kuvuga ngo nakazi. Ahubwo ejo yagiye gusura Safin mu mushuti we ngo agiye kumubwira yuko yabonye akazi gashyashya ageze ngo asanga Safin aryamanye n'umusheri we. Ngo bakundana. So rero ubwo bya nyine yananiwe kubyakira bibi kibazo. Agasani. Ariko bakobwa bo babaye bati. Aratinyuka cinye mu nshuti ye. Gusa umva ari ibintu birenze. Yewe. Nuwo muhungu batereta ari babiri nawe niyemuka. Umuntu w'umuhungu arifataga agafata abakobwa babiri baziranye. Tena b'inshuti. Bose akaryamana nabo. Cyana muri sabara ryamanye. Zagende baze wawe ndi mishuwirirwe nshingira. Ukimuka. Ushatse kuvuga iki? Mishu kandi umuzanye uti. Ibyo tubyihorere ma. Gusa menya yuko atameze neza arwaye. Kandi ikindi yamahane yawe ubyukana no kuri umugenzereze gake. Umenye ko basa arwaye nurangiza byibuze umugiri imwe za kibyeyi. Ndumva ameze nabi pe. Kavuze umugiri mugenda mutekera icyayi umwe hafi. Sawa ahubwo ibyo ngibyo. Mutekera icyayi mubwira uti komera ihangane. Mana yo mwijuru. Bakobwa babiri sashobora kuba hangayitse. Ngwino. Akamaza shirisoni ko. Uratinyutse ibirenge byawe biratogatoga. Uraza uje mu rugo rwawe. Niburiyo wihangana. Iyo wihangana muri sakamara nk'ukwezi ukabona kumukorera biriya bintu. Cyari kuba bigutwaye. Nukuri mama ndabengize mu mbabarire pe ko rangiye nishinja amakosa. Ndagusabye mpuza n'umurisa musaba imbabazi. Yewe. Wishinja amakosa utayishinja se. Cyo nkundira abantu rwose. Reba nk'imyambarire ufite reba ibyo uje kunyereka. Musa nawe hari. Niyo yaba hari. Sinamuhuza n'indaya nkawe cyangwa shitani kazi nkawe. Cyangwa ukuntu ushinze hejuru. Shinguka hejuru. Mama nkwenda kwinjiza. Kuko mu by'ukuri ndabizi ko nakoze amakosa. Ukuri mama ndabenginze nanjye ntabwo yari ngewe nabitewe n'irari pe. Kandi rwose narakoreye ubusa kubera ko Jimmy yahise ananya. Irari. Urabyemeye ko ari irari?
Jimmy yarakwanze. Habivuga wandayo. Habivuga. Nirari ryabiguteye. Uratinya kubivuga imbere yanjye. Nkahura n'umurisa ndakwinginze. Uratinya kubivuga imbere yanjye ngo nirari? Hany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 
banjije we ko kamera ndavuze ngo mva imbere kwambabarire ko nkwinginze ndagusabye no kuri kwimana n'ukuri byarakoze nanjye ndimo ndabyicuza pe uravuze ngo gende nyoko njye urona nakubyara nabyara indaya nkawe mbumbura amaso wamaze kugenda cyangwa uncumuzo nkoresha icyaha wagiye wantuza we nkoze ibibi uzatibuka ibyo birenge byawe kongera kubyerekeza hano uzambona imyangaro yose igomba kuza iwanjye sinazo ni ingaruka za Murisa wese ko umuntu w'imisatsi wagize gutyo nk'iy'abasazi n'ibya byakurenze byagenze gute uvuye muri siporo uvuye kwiruka mbese ahubwo se ko utakoze uvuye kubuyereraye indese ko wowe uvuye kubuyereraye wase we kumbwira nabi ntabwo mvuye hano none namerekeje David simugeje hano hepfo ndanatinze bitese ko umuntu unyuka inabi ubundi bigenze bite kereka umunsi umwe wabuyereye ukaza ugasanga umurambo ahangaha umurambo nyine rura rukobwa ngo ni Safi ruvuye ahangaha ruza ruvuga ngo urashaka Murisa umva ye ngo amusaba imbabazi ku byabaye kwinde Murisa kawo kana nakumira gusa jano kugira ute ariko ongera umbwira utambwira yuko yarwanye n'Umurisa wanjye ngo Murisa arwana n'Umurisa se Umurisa arahari Umurisa arahanga cyangwa arwanye nanjye umva karaje ndamubwira nti wa mukobwa we wagiye ntabwo nashakaga ko Murisa musanga ahangaha ngo yongera avuye hano none avuye aha namwe ni wagiye umukobwa arakomeza arahatiriza wagiye wa mukobwa arahatiriza birangira turwanye cyakora yagize n'Imana de yahasanga ngiye ngo nkwereke ngo mutura umujinya wose mfite n'ukuntu yababaje Umurisa ngo n'ukuntu yababaje Umurisa cyabagira ngo bana narabyibaje ariko bireka umunsi uzaba umwe duhurire hano nkwereke utumva ngo ndwaniriye Murisa ngo ugire ngo byararangiye kandi utagira ngo nibagiye kwimirwa wese utangiye kuza muri rugo ari wowe wayizanye ahangaha ndumva uratangiye si wowe sinabikubwiye umbwira iki kabigana nkubwira mama ufite impamvu yatuma ubana n'Umurisa neza reba hano ufite impamvu yatuma ubana n'Umurisa neza nushaka kujya utuza ikindi kandi jya umenya ko ahantu mubana muri babiri hataburamo n'ubundi bibazo ibyiza cyangwa ibibi rero n'ubundi jya wihangana kandi ikindi mbona iyo ari hari yarimo arakushukana n'amakaro arimo arayakuba n'ibyo byombo mbona wowe wishimye ariko haza akabazo gatoya nkabona wese uhinduka wendutse nk'inyamaswa nese ibyo nkubwira sibyo yewe kandi ikindi byabe ntago ari byiza babyita kwikunda ubwo rero bigize padiri uje kunyihanisha ibyaha gusura mukobwa agize amahirwe nari kumukosora umva mukosora ese mama ko mbona washyushye umutwe warakaye kandi nzi ko Umurisa utamukunda ubwo yaba ari ngiye bundi babyagenze gutura mukobwa bayagucitse ari wowe ari ngiye yagukoze nyine agakukura bire bintu agatinyuka kuza hano agatinyuka kuza aha namwica umva muga nanga indaya muga indaya zatumye tubaho nabige nawe situma sana ndi mu buzima bwiza ntangira kugenda mu ngo z'abaturanyi genda mbaririza ngo nta ufite imyenda ngo mfure muga nabagaho mfite icyo kibirayi mu nzu cyonyine nzi ngo ku munsi turarya ibirayi bibiri ntafite n'amakara yo kuba nabiteka cyangwa ngo mbyotse nkajya kubyokesha mu baturanyi nkaguhereza kimwe nkarya ikindi nkamenya ngo ifunguro ry'umunsi rirarangiye kubw'ibyo nanga indaya izo zatumye mbaho nabi nyumva mwana we iki cyonyine nicyo gituma mba numva nagushakira umukobwa warezwe ngo ejo nawe waba uzabyara atazaruha nk'uko warushye mwana wawe wowe nyibutse ayo mateka pe sibyo gusa nawe ndagusaba ko bino bintu wabigendamo buhoro ejo utazankurura ikishi ugasanga uricuza nyuma yaho ariko muga uramisha iki mwana wanjye kuvugira mu migani njyewe ese ni njyewe wahise
mbayeho